byanjye bihebuje sine wanjye mama ugira amahirwe mwiza we gukundwa n'intore n'impamo reka nguteteshe kibasumba umva uku niko nabaye. Yapa reka ngushimire ngo ikaze wowe udahwema gukurikiranira hafi ibiganiro bya Floriye TV show aho uri hose wumve ko ngushimiye kwifuriza ibihe byiza. Uyu munsi tugarukanye na byinshi mu byaranze umunsi mukuru wa Valentine, especially mu ba star nyarwanda ndetse n'abandi bo hanze y'u Rwanda. Nibyo tugiye kugarukaho mu kanya gato gatarambiranye. Wigo uyu ni Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben n'umukunzi we Uwikeza Pamela, nuko bagaragaye mu mashusho bishimanye, namwe murabibona ko byarakataraboneka nyuma yo kuryoherwa na keke. Nabo bishimiye urukundo rwabo, aho Pamela yahise ajya kuri konti ya Instagram andika ngo I love you every day, ashyiraho emoji y'umutima ndetse n'ururabo. Uwo ni umusitari wa mbere. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Nkusi Arthur. Murabizi ko yari umunyamakuru kuri Kiss FM, akaba umunyarwenya cyane, akaba ndetse ari n'umuhost mu biganiro bitandukanye cyane, akaba umumoderator mu bintu bitandukanye. Ni umuntu mbese utunzwe n'impano nziza ikomoka ku munwa. Naho uyu mustar Nkusi Arthur ari kumwe n'umukunzi we bagaragaye mu kavideo karimo amavideo menshi yo muri Dubai amwifuriza Valentine nziza, n'abantu bari bishimanye mu rukundo rwabo. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Miss Muyanga Claudine, akaba n'umunyamakuru ku Isibo TV. Uyu ni umufasha umunyezamu wa Kiyovu Sport witwa Kimenyi Yves, aho uyu mudamu cyangwa se uyu Miss Muyango yakorewe surprise na Kimenyi, nuko byagenze yamuhamagaye ubwo yari ari ku kazi. Akigera muri parking arebye mu modoka, namwe murabona uko byagenze, ahita ajya kuri konti ye ya Instagram itandika ngo I can't get tired of saying thank you Kimenyi. No kuvuga Miss Muyango yatunguwe n'impano, murabibona ko ari impano nziza zakataraboneka, agasaha keza cyane ndetse na shenete byakataraboneka, kongeraho ururabo n'izo mpano Kimenyi Yves yamuhaye. Murabona ko Muyango yari yanezerewe cyane. Sabo gusa kuko n'umuramyi ndetse akaba n'umunyamakuru kuri RTV Tracy Agasaro yabwiye umukunzi we ko bazajyana kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Ayo ni amagambo yabwiye Rene Patrick, nawe akaba ari umuramyi. Ku wundi mwanya turagaruka kuri Alpha Rwirangira, umunyarwanda uba muri Canada. Yabwiye umukunzi we iyo aza kuba afite kongera guhitamo ari we yari guhitamo. Uwo ni umutama mwiza yahaye umukunzi we. Ku mwanya wundi turasanga Mico The Best wifurije umugore we Valentines nziza, aho yanditse ngo Happy Valentine's sweetheart, you got me, I got you. Nuko Mico The Best yabishyize ku rundi rwego. Mico The Best wakomeje kugaragara henshi ari kumwe n'umuryango we ndetse yishimanye n'umugore we mu mafoto bishimira umunsi wa Valentine. Valentine yakomeje kubabana nziza cyane. Ku wundi mwanya rero haje undi musore wateye abantu urujijo, ni Jarike imfura y'iwacu, akaba umunyamakuru wa siporo ugezweho, aho yapostinze ifoto y'umukunzi we akavuga ngo baby MG I love you, arangije ariko ashyiraho ifoto umukunzi we atareba muri kamera. Undi ni Clara Mama, umunyamakuru wa BNB FM uherutse kurushinga na Bertara, aho yafashe ifoto bari Dubai, yafatiwe muri honeymoon,
ayishyiraho yifuriza Valentine nziza cyane. Undi tugarutseho ni umukinnyi wa filime witwa Mama Sava, muramuzi muri filime nyinshi za seburikoko nyinshi ndetse na Papa Sava, aho yagaragaje umukunzi we mushya nyuma y'ibyajya bimuvugwaho mu rukundo. Aravuga ngo Valentine's moment with my man, aho naho bari bishimanye. Murabona ko n'akamwenyu kari ku mugaragaro. Undi ni producer Clement akaba umutware wa Butera Knowless, nawe yamwifurije Valentine nziza, ashyiraho agafoto ko iyo bari kumwe aba ari byo bihe bye byiza kuruta ibindi, ko ari impano yagenewe n'Imana kandi ko azakomeza gusigasira impano Imana yamuhaye. Uretse aba basitari bagaragaje abafasha babo babifuriza Valentine nziza, tugiye kugaruka ku bandi bagaragaje udushya tudasanzwe kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Duhere kuri uyu nguyu, we go. Urangiza z'umuziranenge, urangiza ntuze kuganira utekereza ibyo bintu by'abantu bakundira n'ibi yewe Imana ngizona ubu byaranze ko ngiye kutamusubiza ingabo, none telefone nturi no kuyifata ngo ibintu by'abantu byagiye kumbwira ngaho bantu mugaburi basi ndangira iwawe ngenzi fata umusange nene cyari kumubonera ko kamvugisha Antoinette n'umva. This is from Muziranenge. Patrol. Barimo murabisambusa. Reka gukunde, all I want is you. Salam. Salama Nika. Salama G. Salama Kafeti. Salama. Umeze bite? Ni fresh. Ubwo ni Imana ishimira byisi. Ubwo ndifuriza umuto w'abakundana umukobwa bita Clarissa. Murakundana? Oya ntabwo dukundana byanya. Ngo bakundana byanyabyo ariko mwumve. Cyangwa muzashingwa amatente. Yindi urabona icyo byanze pe. Ariko shyira mu bwenge. Nimba utanze ururabo. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri tanga amazi yo kuruvomerera. Umwaka wa gatatu. Oheza umuti wica udukoko. Umwaka wa kane. Oheza akamashini ko gukupa. Umwaka wa gatanu. Terivi. Nibiri byoroshye. Kandi ni abantu bajya bavanga ibintu bose batubabarira. Ugasaba ku munsi w'igiti ateye ivi. Ku munsi wo kurwanya malaria ateye ivi. Ku munsi wo kubeshya ateye ivi. Uyatera ivi ku munsi wo kurwanya sida kugira ngo bigende bite. Mujye mutera ivi kuri Saint Valentin. Ibyo bya bindi umuntu avuga ngo love at first sight, urumva ngo umuntu ngaramubonye ngahita gukunda, bira no guharara, urumva nyine ndakubona nkavuga ati ura mukobwa ashobora kuba ari mwiza. Actually nta nubwo ari mind yanjye ibitekereje ko ari nziza, ko abajamura bizwe dufite mind ebyiri, urumva yego abagabo dufite imitwe ibiri mind ebyiri. So rero ntago rimwe na rimwe ntago tumenye umutwe uri gutekereza ari uwuhe. Kababwira ni happy Valentine's Day mwese. Mujye urukundo kandi mwikunde, mwibwire muti urikunda, nimba witwa bamenye cyangwa Ramazani wibwire ngo Ramazani ndagukunda 100% sinaguhemukira. Nurangiza urukundo uzabona muri wowe uzaruhe n'abandi, urusangiza abandi. Reka nibwire ngo ndikunda cyane kandi mpamvu ngira champagne arije nihemukira, ariko namara kwihemukira my friend nuko karara ka vlog hari igihe nihemukira nkitungura ngata nisuza mu nzira nyazo, ariko reka mbwira ati happy. Ngayo nguko nuko byari byifashe ku munsi mukuru wa Saint Valentin. Kuri mwe mufite abakunzi, reka ngire nti happy Valentines, muryoherwe kandi mwenjoyinge, ntihagire ikibakuba mu nkokora. Namwe mukiri single mukunda Imana n'igihugu, ubu igihe cyanyu nikigera muzaryoherwa. Iyi ni Florian TV show, stay in touch.